Yesu ashimwe bavandimwe, amahoro y'umwami Yesu Kristo abane namwe mwese. Nishimiye cyane yuko Imana yongeye kuduhereza aka kanya ko kwigana iby'ijambo ryayo ryera, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu ni umugabane wa kabiri rero tugiye gukomeza w'icyigisho cyatubwiraga ngo igitero cya Satani mu nyigisho z'imyuka y'abadayimoni mu itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Uyu ni umugabane wa kabiri w'icyigisho cyatubwiraga ngo igitero cya Satani mu nyigisho z'imyuka y'abadayimoni mu badivantisite b'umunsi wa karindwi. Ubu ngubu tugiye kurebana ku ngingo ivuga ngo inyigisho z'imyuka y'abadayimoni mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Inyigisho z'imyuka y'abadayimoni mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ni icyigisho cy'igihembwe cya gatatu mu mwaka wa 2021. Icyigisho cyagombaga kwigwa Nyakanga, mu kwezi kwa Nyakanga, Kanama ndetse na Nzeri, nk'uko mubibona hariya ku ifoto. Ni iki cyigisho rero kiri gusozwa muri uyu mwaka muri iki gihe. Ni ibintu bikomeye cyane rero kubona inyigisho z'imyuka y'abadayimoni zishobora kuba zakinjira no mu bantu bavuga yuko aribo basigaye bahagaze ku kuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse ari nabo Imana yari yarateganyije mu gihe giheruka yuko bayibera abahamya b'ukuri kwayo, ndetse bakerereza ukuri kwayo mu bandi bose, nk'uko tubibona mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 17, aho berekana yuko abasigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu ari bo bantu bagakwiriye kukwerereza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko ikintu kibabaje cyane, naho Satani yateyeyo igitero cye, ndetse mu kintu gikomeye cyane twarebeye hamwe mu cyigisho cya mbere, ikintu gikomeye cyane Satani agiye gushoramo abantu muri iki gihe giheruka ari cyo kwizera imyuka y'abapfuye cyangwa se inyigisho z'imyuka y'abadayimoni. Ni ikintu gikomeye kandi kibabaje cyane. Tugiye kurebera hamwe izi nyigisho z'imyuka y'abadayimoni, ndetse muri iki cyigisho hari ingingo ikomeye cyane turi buze kurebera hamwe. Ibi bintu baje bakabishyiramo, turaza kubireba neza, ndetse tugiye kurebana bimwe mu bintu by'ibinyoma ndetse n'ibintu bipfuye bivangavanzemo ibitekerezo bihimbano bidakwiriye mu butumwa bwiza biri muri ibi byigisho birangiye by'iki gihembwe. Tugiye kubirebera hamwe, ntago ari ugushaka kurwanya icyigisho, ntago ari ugushaka kurwanya ikindi kintu icyo ari cyo cyose kigendanye n'itorero, oya, ahubwo ijambo ry'Imana ritubwira yuko tugwiye guhagarara ku kuri, kandi igihe cyose ukuri kw'ijambo ry'Imana kubangamiwe ntago dukwiriye gukomeza guceceka, ahubwo dukwiriye kuba abarinzi beza, tukereka rubanda icyago gihari kugira ngo abantu babashe kwirinda bataza kugwa mu mitego, kuko ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli igice cya 33 nicyo kitubwira yuko umuntu utazaba umurinzi mwiza akabona icyago kiziye abantu ntakivuge, uwo muntu nta kabuza amaraso y'abo bantu azamubarwaho. Igihe rero habonetse ibintu by'ibinyoma mu bintu abantu birirwa biga, byagakwiye kuba byiza yuko babyerekwa, maze Satani ntabayoberezemo, kugira ngo badatwarwa na Satani. Kandi Imana yari yariretse abarinzi icyo bakwiriye gukora kugira ngo babashe kuburira rubanda be kugwa muri ibyo bishuko. Mbere y'uko dukomeza turebera hamwe iby'uyu mugabane wa kabiri w'iki cyigisho, tunarebera hamwe ibigendanye n'ibi byigisho by'ishuri ryo ku isabato, reka twicishe bugufi tubanze dusenga Imana kugira ngo ubuyobozi bwayo abe ari bwo buza kubana natwe. Uhoraho Mana yacu, nongeye kugushimira cyane urukundo n'ineza yawe byinshi uhora utugirira, na n'uyu munsi tukaba tugihumeka umwuka w'abazima, ari nta kindi kintu twakoze. Izina ryawe rihabwe icyubahiro.
Dore rero tugiye kurebera cyane ibyago bikomeye cyane twagize byo kuba Satani yarateye igitero gikomeye cyane mu nyigisho z'imyuka y'abadayimoni, ndetse akagaba igitero ku kuri kwawe. Turagusabye kugira ngo uze uduhe guhagarara nk'abarinzi beza, kandi uduhe kwereka rubanda ikintu cy'icyago bakwiriye kwirinda. Nimba ari imitego ya Satani igombe igaragare, maze abantu birinde cyane kugira ngo Satani atabatwara. Nta muntu n'umwe wifuza yuko arimbuka kubera kutamenya yuko ari hafi y'umutego wa Satani. Nta kintu na kimwe twishingikirijeho, nta kintu cyo kurwanya cyangwa se guhangana tugomba kugira mu mitima yacu, ahubwo ukuri kwawe ahantu hose Satani yifuza kukugoreka, dukwiriye kuza tukerekana icyo ukuri kw'ijambo ryawe kwerekanye kuko ryuzuye. Kandi Mwami, twizeye neza yuko ukuri kwawe kutajya gutsindwa. Ngaho ngwino wirwanire rero, ndagusabye kugira ngo iki cyigisho cyose ubuyobozi bw'umwuka wawe wera abe ari bwo bukiyobora, he kugira na kimwe kivugwa kubw'ubushake bw'umuntu, ahubwo byose bibe iby'ubuyobozi bwawe bw'umwuka wawe wera, abe ari utuvugisha, abe ari udukoresha buri kimwe cyose, kandi uduhe guharanira ukuri kw'ijambo ryawe, ndetse n'abantu bose Mwami babashe kumva neza ibintu bikomeye bimeze bitya dusohoyemo, by'uko dushobora kuba turi kubona ukuri kuvanze n'ibinyoma nk'uko wabyandikishije mu ijambo ryawe. Data, uduhe guhumuka, turi abanyarawodokiya, dufite ubuhumyi bwinshi cyane. Ngaho ngwino duhumure amaso, maze imitego ya Satani tubashe kuyibona, tutayigwamo tukarimbuka. Ibyo turabigusabye Mwami, kandi twizeye yuko ubiduhaye. Tubigusabiye ubuntu mu izina ryera rya Yesu Umwami wacu, amen. Hari amagambo akomeye cyane ndetse yatangiye muri ibi byigisho by'ishuri ryo ku isabato by'iki gihembwe, amagambo aboneka ku ipaje, ndetse nta nubwo ari n'ibi byigisho byonyine, ahubwo n'ibyabibanjirije. Ibyabibanjirije byatwigishaga isezerano, byavugaga isezerano rihoraho ry'Imana. Icyigisho cyarangiye cy'igihembwe cya kabiri mu mwaka wa 2021 cyo cyari kigenewe ukwezi kwa Mata, Gicurasi ndetse na Kamena. Ku ipaje yaho y'121 hari inkuru itangaje cyane bifashishije, kandi ni ikintu kibabaje kubona abantu bifashisha inkuru z'ibigirwamana bakazizana mu kwigisha ijambo ry'Imana. Turaza kubona uburyo ijambo ry'Imana rifite amabwiriza arigenga. Ubutumwa bwiza hari uburyo budakwiriye kwigishwamo buvangavanzemo ibitekerezo by'abantu ndetse n'ibitekerezo by'ibihimbano. Ibyo bintu turaza kubisoma. Hari inkuru rero itangaje bari berekanye muri iki cyigisho cyabanje cy'isezerano ku ipaje 121 nk'uko mubibona hano kuri ino foto. Amagambo ari mu cyigisho kiba kiri gutangira cyitwa ukwizera gushingiye ku isezerano, icyigisho cya 12. Nyuma yo kugaragaza icyo kwibuka, hari inkuru batangije ivuga ngo hafi nko mu binyejana 7 mbere ya Kristo, umusizi Homeri yanditse inkuru yise Odisi. Ikaba yari inkuru y'uwitwa Odysseus, umurwayi ukomeye nyuma yo kujagajaga umujyi wa Troyi mu ntambara yabereye i Trojani. Yatangiye urugendo rw'imyaka 10 kugira ngo agaruke ku ivuko ahitwa Itaka. Urwo rugendo narwo rwamutwaye igihe kirekire kubera ko yaruhuriyemo n'ingorane nyinshi. Ubwato barimo bwararohamye. Abo bari kumwe bamwigometseho. Yahuye n'imiraba, ibihanda n'izindi ngorane byamubujije kugera ku ntego ye.
Amaherezo nyuma yo kubona ko Odisi yababajwe bihagije, imana z'ibigirwamana, ngo imana zumvikanye kwemerera uwo murwayi wari urushye kugaruka iwabo no mu muryango we. Izo mana zemeye ko ibigeragezo yahuye nabyo byari bihagije kugira ngo bibe intsinzi ku makosa ye. Batweretse inkuru rwose y'Imana, ndetse n'uyu bavuga ngo ni Odisi wahuye n'ibigeragezo byinshi, ngo noneho ngo imana ze ngo zikamureka zikamuvanaho ibyo bishuko, kuko ngo zemeye yuko ibigeragezo yahuye nabyo byari bihagije. Noneho ikintu kibabaje cyane mu ngingo ikurikiraho batugereranyiriza iyi nkuru ya Odisi, ndetse n'ukuntu natwe Imana hari ukuntu itugirira ubuntu. Ni ibintu bibabaje cyane. Ese Imana yagakwiye kugereranywa n'ibigirwamana? Reka dukomeze ngo mu buryo bumwe turi nka Odisi, turi mu rugendo rurerure twerekeza iwacu, nyamara mu buryo butandukanye na Odisi, itandukaniro rikomeye rihari ni uko tudashobora na gato kubabara bihagije kugira ngo biduheshe kugaruka iwacu. Intera iri hagati y'ijuru n'isi ni ndende cyane kuri twe ngo ibe yahongerera amakosa yacu. Nitugera iwacu bizaba ari kubw'ubuntu bw'Imana gusa. Iyi Mana banditse ni Imana umuremyi wacu. Murabona ukuntu ibi bintu bibabaje cyane, abantu bagafata imana z'ibigirwamana ndetse n'inkuru z'ibihimbano tutazi ngo zaturutse hehe, bakazizana bakazigereranya, bagafata ibigirwamana n'inkuru z'uburyo abantu ndetse n'ibigirwamana byabo bagiye bagirana ibihe runaka, igihe yagize ibigeragezo, izo mana ze zikamukiza ibyo bigeragezo, bakabitugeranyiriza nk'ukuntu natwe ngo turi nka Odisi ndetse n'Imana umuremyi wacu. Ibi bintu nta hantu na hamwe byari bikwiriye gukoreshwa muri ibi byigisho. Ni ikintu kibabaje cyane. Ntabwo Imana yagakwiye kugereranywa ndetse n'izi nkuru z'ibihimbano zitanemewe mu ivugabutumwa, mu butumwa bwiza, ngo bafate imana z'ibigirwamana bazigereranye n'Imana umuremyi wacu. Ibi bintu ntabwo bikwiriye habe na gato. Hari n'andi magambo akomeye cyane bagiye berekana hano, ngo ubupapa bwari bwarahindutse. Ni ikintu gikomeye cyane. Tujye ku ipaje ya 17 nk'uko mubibona kuri ino foto. Muri iki cyigisho cy'umwaka wa 2021 igihembwe cya gatatu cyagombaga kwiga Nyakanga, Kanama na Nzeri. Ipaje ya 17 muri gahunda yo kuramya, ahantu batubwira ngo igihe abawaridensi bagira imana nyambere, igihe abawaridensi bagira imana nyambere. Aya magambo abantu benshi bayabonye nk'amagambo asanzwe, ndetse banababwira yuko ibi bintu bitari bikwiriye, bakumva yuko ari ibintu bisanzwe, ndetse bagashaka kuvuga yuko umuntu ari kurwanya yenda ibyigisho cyangwa se hari ikindi kinagambiriye. Ariko ukuri nimba ari ukuri tukuvuge, kandi nimba tugushikamyeho tukwerure mu izina ryako, kuko hari igihe tuzicuza kutavuga ukuri kandi twari twaraguhawe mu ijambo ry'Imana. Aya magambo rero ni amagambo yagarutse inshuro nke muri gahunda yo kuramya. Abantu bagiye bakoresha iki cyigisho muri gahunda yo kuramya bagiye bayasoma inshuro nyinshi cyane muri gahunda nk'uko bisanzwe bigenda. Ni amagambo avuga ngo ubupapa bwari bwarahindutse inyamaswa yo mu gihe giheruka ivugwa muri Bibiliya. Ubupapa bwari bwarahindutse inyamaswa yo mu gihe giheruka ivugwa muri Bibiliya. Hano ni ku ipaje ya 17. Ariko se mu by'ukuri ubupapa bwari bwarahindutse cyangwa n'uyu munsi buracyari inyamaswa yo mu gihe giheruka? Abantu benshi bashobora kugira uburyo babishyigikiramo bakumvikanisha yuko ngo muri icyo gihe ari bwo bwari bwarahindutse, ariko nyamara uku nguku ni ukunyura iruhande rw'ukuri. Bagomba kuvuga ukuri bakakwerura, kuko iki ntabwo ari igihe cyo kunyura ku ruhande ukuri, cyangwa ngo ntitukuvuge tukweruye, ahubwo tuvuge ukuri nk'uko kuri. Ndetse duhamagarirwa cyane muri iki gihe gucyaha ibyaha ndetse no kugaragaza ukuri gukuriye iki gihe. Dukwiriye kubwira abantu ubupapa yuko bugiye gushora abantu mu buyobe. Ntabwo ari iki gihe twagakwiriye kuba tutavuga neza ubupapa ngo tubwerure, ahubwo nibwo twagakwiriye kuba turi kuvuga ubuyobe bugiye gushora mu isi, ndetse ari nta kindi tugamije ari ukwereka abantu icyo ijambo ry'Imana ryerekanye,
cy'igishuko ubupapa bushobora guteza abantu ndetse bugiye kuzabateza, maze bakirinde, maze ntibagwe mu mitego yabyo. Ariko nidutangira kuvuga yuko ubupapa hari igihe bwari bwarahindutse, ahubwo uyu munsi butakiri inyamaswa, kuko aya magambo nicyo kintu ashatse kugaragaza, yuko ubupapa icyo gihe bwari bwarahindutse inyamaswa, ariko si uyu munsi ubupapa ntabwo bukiri inyamaswa nk'uko ijambo ry'Imana ribitwereka. Ese ijambo ry'Imana ryarahindutse? Ndahamya neza yuko ijambo ry'Imana ritahindutse. Mu gihe rero ijambo ry'Imana ritahindutse, kandi tukaba tubona yuko batubwiye ngo ubupapa bwari bwarahindutse inyamaswa, na n'uyu munsi rero bukaba bukiriho, bishatse kuvuga yuko n'ubundi buracyari inyamaswa. Rero ntago ari ukurwanya ubupapa cyangwa se ikindi kintu, ahubwo ni uko ukuri kw'ijambo ry'Imana iyo tukunyuze ku ruhande ntitukwerure, tuba tubaye abahanuzi b'ibinyoma, nk'uko mu gihe cya Yeremiya hariho abantu benshi badashaka kubwira ibyago abayuda bari bafite, abisiraheli bari bafite, bakanyura ku ruhande bababwira ngo ni amahoro, nyamara nta mahoro ariho. Ni mu gihe rero hariho ukuri tugomba kukuvuga tukweruye. Iki cyigisho ni ibintu bitangaje kubona cyarananditswe n'abantu batari abantu bari aho gusa, badafite inshingano zinakomeye ndetse batazi ibyanditswe byera ku buryo bitagombaga kugenzurwa ngo bikurwemo. Ahubwo nk'uko mubibona kuri iyi foto, ni umugabo witwa Gerard A. Klingbeil, bakatubwira yuko ari umushakashatsi mu bijyanye n'isezerano rya kera, bavuga yuko ari researcher professor of Old Testament and Ancient Near Eastern Studies. Umuntu ashobora kugenda kuri iyi linki akareba amakuru ahagije kuri uyu mugabo wateguranye n'uyu Chantal Klingbeil ibi byigisho. Chantal Klingbeil nk'uko nawe mumubona, ni umugabo n'umugore, nibo babiteguye, nawe akaba afite inshingano zo kuba ari umudirector cyangwa se directeur wa Ellen G. White Estate, ino state ituma ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi bya Ellen G. White bisohoka. Ni abantu rero bafite inshingano zikomeye cyane. Njye mpamya yuko nk'abanditsi b'iki cyigisho bagakwiye kuba baragenzuye neza ibi bintu bakabikuramo, kuko bidahuje n'icyo ijambo ry'Imana ritubwira nk'uko turi buze kubibona. Ibi bintu rero bifite n'ubuhanuzi buri kudusohoreraho, igihe barabyanditse muri Yesaya igice cya 28 umurongo wa 7, uburyo abatambyi ndetse n'abantu bashobora kuba bategura ibi bintu by'ibyigisho bashobora kujya kuvuga ukuri bakakugoreka, bitewe n'uko muri iki gihe yenda hari ukuntu ukuri kudashaka kuvugwa ngo kwerurwe nk'uko kuri. Yesaya igice cya 28 umurongo wa 7 hari amagambo batubwira ku bigendanye n'iyi mvugo yakoreshejwe ahangaha, ndetse n'ubuhanuzi buri gusohora cyane birahura, aho abantu bajya kuvuga ukuri bakanyura ku ruhande. Yesaya igice cya 28 umurongo wa 7 haravuga ngo, ariko n'abayuda nabo baradandabiranywa na vino, igisindisha kirabayobeje, umutambyi n'umuhanuzi baradandabiranywa n'igisindisha, vino bamazeho bayobejwe n'igisindisha. Iyo bagiye guhanura baradandabirana, iyo bagiye guca imanza barategwa, ameza yose yuzuye ibirutsi n'imyanda, nta heza na hato. Amagambo ababaje kandi akomeye cyane. Iyo abantu bagiye guhanura baradandabirana, bajya guca imanza bagategwa. Ibi bintu rero nibyo byabaye hano, aho abantu bajya kuvuga ubupapa muri iki gihe bakumva bagiye gukora ishyano, bagiye gukora ikintu gikomeye cyane, kandi mu by'ukuri ari ukuri kw'ijambo ry'Imana bari guhamya. Birashoboka cyane yuko uwo muntu utinya kuvuga ubupapa muri iki gihe afite ukuntu atazi neza yuko ukuri kw'ijambo ry'Imana uko atakuvuga kose ntago kuzabura kugaragara. Rero igihe tugiye kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana tukuvuge tukweruye, ahubwo twe kujya guhanura ngo tudandabirane, twe kujya guhanura ngo dusindishwe na vino y'i Babuloni tubwira yuko dukwiriye korohera abantu ngo ntituvuge ukuri nk'uko kuri. Yego dukwiriye koroherana n'abantu, dukwiriye kugirana nabo rwose ubumwe ndetse n'umushyikirano uhagije n'amahoro, ariko ukuri kw'ijambo ry'Imana ntabwo gukwiriye kugabanywa ngo kugira ngo tubane n'abantu amahoro
ahubwo igihe ukuri kugomba kuvugwa kuvugwe, kandi igihe gukwiriye gushyirwa hejuru gushyirwe hejuru, kabone n'ubwo bitaba biri kunyura imitima yacu natwe ubwacu, ndetse n'ubwo bitaba biri kunyura ababwirwa uko kuri, ariko ukuri kw'ijambo ry'Imana ntabwo gukwiriye guhinduka n'inshuro n'imwe. Ibi bintu rero, aya magambo bagiye bandika ngo ubupapa bwari bwarahindutse inyamaswa yo mu gihe giheruka ivugwa muri Bibiliya, yagiye agaruka inshuro nyinshi muri gahunda yo kuramya, aho yagiye agaruka kuri paje ya 27 igihe Yohana Huse yagize Imana nyambere. Ahangaha naho bayasubiyemo baravuga ngo ubupapa bwari bwarahindutse inyamaswa yo mu gihe giheruka ivugwa muri Bibiliya. Nanone kuri paje ya 37 aho bafite umutwe uvuga ngo igihe Martin Luther yagize Imana nyambere, naho basubiyemo aya magambo ngo ubupapa bwari bwarahindutse inyamaswa yo mu gihe giheruka ivugwa muri Bibiliya. Ndetse no kuri paje ya 47 ahafite umutwe uvuga ngo igihe William Tyndale yagiraga Imana nyambere, naho bavuze ngo ubupapa bwari bwarahindutse inyamaswa yo mu gihe giheruka. Ibi bintu rero biragaragaza yuko ntago ari ukwibeshya, ahubwo ni uburyo bugezweho bwo kuvuga ubupapa tubunyuze ku ruhande, ntago ari ukubuvuga ngo tubwerure. Rero ibi bintu hari abantu bashobora kuba baragiye babisoma bakahita bumva yuko koko ariko kuriho yuko ubupapa icyo gihe bwari bwarahindutse, bakaba bashobora yenda gutekereza yuko iki gihe ubupapa butakiri inyamaswa. Nyamara uyu munsi ubupapa buraganje kandi buracyari inyamaswa yo mu gihe giheruka, nubwo buri gukorera mu buryo buhisha abantu bose batahita babona, ariko ni ikintu gikomeye cyane. Ibi bintu bishobora gutuma abantu batita ku bimenyetso by'ibihe turimo ndetse n'ibimenyetso by'imperuka, bakagira ngo ubupapa burasinziriye nk'uko bamwe bajya babyibwira, nyamara buri gukorera mu bwihisho. Abantu rero batari gushaka kubana n'Imana ngo ibahumure ntabwo bazabibona. Ni nayo mpamvu n'aya magambo abantu bose badashobora kuyahurizaho ngo bumve yuko harimo kugoreka ukuri, ahubwo bakumva yuko babishyigikira yenda mu buryo bumwe runaka, bati ibi bintu n'ubundi nta kibazo kibirimo, ibi bintu byavuzwe hano. Nyamara uku ni ukugoreka ukuri inshuro enye zose bigenda bigaruka. Byagakwiye kuba byaragaragajwe yuko ubupapa n'uyu munsi buracyari inyamaswa. Tugomba kuvuga ukuri tukweruye kandi tutanyuze ku ruhande, nibwo tuzabiboneramo imigisha. Hari ibindi bintu rero bikomeye cyane muri iki cyigisho nanone turi kureberaho cyitwa uburuhukiro muri Kristo. Uburuhukiro muri Kristo, hari ayandi magambo, hari ibindi bintu bitangaje cyane bifashishije kuri paje ya 38. Ni ingingo bari kutubwiraho ivuga ibigendanye n'ikiruhuko nyakuri. Ni kuri paje ya 38, naho ni mu ntangiriro z'icyigisho, paje ya 38, icyigisho cya 10, icyigisho cya 4. Ni ku cyigisho cya 4 cy'iki cyigisho cy'ibi byigisho by'ishuri ryo ku isabato bivuga ngo uburuhukiro mu mahoro muri Kristo. Uburuhukiro muri Kristo, icyigisho cya 4 kuri paje ya 38. Hari ibintu bikomeye cyane byahabereye. Bakoresheje igitabo cy'umutagatifu bazanamo amagambo nk'uko tujya tubona bafata amagambo mu mwuka w'abahanuzi bakayazana, akaba yadufasha kumva biruseho. Ariko aha hantu birakomeye cyane kuba barazanyemo iki gitekerezo cy'uyu mutagatifu Augustine. Nubwo banditse izina rimwe abantu bashobora kutabimenya neza, ariko uyu ni umutagatifu wakoze iki gitabo cyitwa The Confession nk'uko mubireba kuri ino foto. Kora no magambo ari muri aka kantu k'umutuku, hari amagambo atubwira ngo reka duhere ruguru. Baravuga ngo ikiruhuko nyakuri nacyo kigira ikiguzi. Mu gihe ababona ibintu kwabo basakaza amakuru birwanaho bashaka kutwemeza ko dushobora kwiha umurongo w'uko iherezo ryacu ryamera, kandi ko ikiruhuko kijyanye n'amahitamo n'igenabikorwa gusa. Nyamara igihe tubitekerejeho mu by'ukuri tubona ko tudashoboye guha imitima yacu ikiruhuko nyakuri. Amagambo rero akomeye bifashishije ngo mu kinyejana cya 4 Augustine yabivuze mu ncamake isobanutse mu gitabo cye Confession, mu kinyarwanda kivuga ngo kwatura, cyamamaye ubwo yazirikanaga ubuntu bw'Imana.
amagambo yavuze yaravuze ngo waraturemye ngo tube abawe, kandi imitima yacu ntituje kugeza ubwo yabona uburuhukiro muri wowe. Ibi bintu umuntu ashobora kubisoma anavuga yuko bidakwiriye n'ukuri, abantu bakavuga ngo yenda ni ukurwanya icyigisho cyangwa ibyigisho mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose. Ariko reka dusome amagambo akomeye ari mu gitabo cy'inama zigirwa itorero mu gice cya 31, igitabo cy'inama zigirwa itorero umugabane wa mbere n'uwa kabiri, igice cya 31, icyo gice cyitwa guhitamo ibyo dusoma. Guhitamo ibyo dusoma, hari amagambo akomeye rero batubwiye dukwiriye kugenzuza. Aya magambo baduhaye muri ibi byigisho uyu mutagatifu, ndetse nta nubwo dukwiriye gukorana n'ibi bintu. Nk'uko mubibona kuri ino foto, uriya ni umutagatifu Augustine ndetse n'igitabo cye cyitwa The Confession. Muri aya mafoto murabibona yuko ari cyo, ndetse n'abantu babishakisha ku rubuga rwa interineti nabo bakabyibonera kuri iriya link muri kureba. Iki gitabo rero cyitwa Kwatura ni ibintu bikomeye cyane. Mu nama zigirwa itorero batubujije ibitabo bimeze bityo. Reka dusoma n'amagambo ari mu nama zigirwa itorero ku gice cyitwa guhitamo ibyo dusoma, igice cya 31 mu mugabane wa kabiri. Hari amagambo avuga ngo iyaba ibitabo byinshi bicapwa byatwikwaga, icyago gikora umurimo uteye ubwoba mu bwenge no mu mitima kiba cyarazitiwe. Gukunda ibitekerezo, imigani y'ibihimbano yamanjwe, ndetse n'ibitabo byitwa ibinyamakuru by'idini. Ibitabo nyirabyo yandika igitekerezo cye akakigira icyigisho, ibyo bibera abasomyi umuvumo. Ibitekerezo by'idini bishobora kugaragarizwa mu bitabo by'ibitekerezo, ariko akenshi Satani yiyambika umwambaro wa marayika maze akabona uko yoshya abantu abashukashuka. Ntababa baratsinze ibishuko byatuma baba amahoro baramutse basomye ibyo bitekerezo. Nk'uko tubisomye neza n'iki gitabo The Confession, twacyita iki gitekerezo cy'idini cyangwa se ibinyamakuru by'idini, nk'uko babitubwiye ngo ni ukuntu umuntu yandika igitekerezo cye. kandi koko nk'uko babivuga hano, ni igitekerezo cy'umutagatifu Augustine ari kwatura ibyaha bye ndetse n'uburyo yatuye. Ariko mu nama zigirwa itorero batubwira yuko ibi bintu bimeze nk'ibitekerezo, ibinyamakuru by'idini cyangwa se ibitabo biba byaranditswemo igitekerezo cy'umuntu ku giti cye, ari we uyu mutagatifu Augustine. Iki gitabo The Confession nta muntu ukwiriye kugisoma kuko ngo kimuzanira umuvumo. Nk'uko babitubwiye ngo gukunda ibitekerezo, imigani y'ibihimbano yamanjwe, ndetse n'ibitabo byitwa ibinyamakuru by'idini. Ibitabo nyirabyo yandika igitekerezo cye akakigira icyigisho, ibyo bibera abasomyi umuvumo. Ntabwo rero dukwiriye kujya kwigira kwatura ibyaha ku gitabo cya The Confession cy'umutagatifu Augustine, ahubwo dufite ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko dukwiriye kwizera. Ibi bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi dufite birimo ingingo yo kwatura, ndetse mu buryo busobanutse burenze n'iki gitabo bari baduhaye hano. Ndetse nko kugana Yesu harimo icyigisho cyitwa kwatura, ndetse n'ibindi bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi bigenda bisobanura ino ngingo yo kwatura. Ntabwo rero twagakwiye kuza kwigira ukwatura kwacu kuri iki gitabo cya The Confession, cyangwa se ngo hagire na kimwe tujya gusoma muri ibi bitabo, cyane yuko muri iki gice cya 31 mu nama zigirwa itorero batubwira ngo guhitamo ibyo dusoma, bakatubwira yuko ibi ngibi rero tubaye tugiye kubisoma byatubera imivumo. Ntabwo rero dukwiriye kunyuranya n'icyo ijambo ry'ukuri kw'Imana kutubwira. Rero dukwiriye kwirinda cyane mu gihe turi kugenda tubona ibintu bimeze gutya, aho bagakwiriye kuzana byibuza amagambo yanditse mu cyigisho cyo kwatura mu gitabo cyo kugana Yesu, ariko hakaba haraje amagambo y'umutagatifu Augustine yavugiye mu gitabo batubwiye yuko ari nk'ikinyamakuru cy'idini, cyangwa se batubwiye yuko ari igitabo umuntu yandikamo igitekerezo cye runaka cyo kwatura. Nk'uko hano babitubwira, ntabwo ibi bintu bikwiriye yuko ariho tujya gushakira aya makuru, cyangwa se ngo tugire n'ikintu tuvanamo, kuko ijambo ry'Imana ritweretse yuko twabikuramo umuvumo aho kubikuramo umugisha.
Rero iki ni ikintu kibabaje cyane, umuntu ashobora no kubitekereza akibaza uburyo abatagatifu basigaye baza mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato, kandi dufite umwuka w'ubuhanuzi urimo ingingo yo kwatura mu buryo bukomeye cyane ndetse igaragara inasobanutse. Nuko rero ntabwo dukwiriye kwita cyane kuri ibi bintu cyangwa ngo dusome izi ngingo baba baraduhaye muri ibi bintu bidakwiriye. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko bidakwiriye yuko gusoma ibinyamakuru by'idini, ibitabo nyirabyo yandika igitekerezo cye, ari cyo kino gitabo cya The Confession, nacyo ni ikinyamakuru cy'idini, niko ijambo ry'Imana ribitubwiye hano mu nama zigirwa itorero. Ntabwo dukwiriye kujya gusoma kiriya gitabo ngo tugikuremo inkuru n'imwe, ahubwo dukwiriye gushaka ijambo ry'Imana Bibiliya ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi, tukaba ariho dukura ibitekerezo byo kwatura ndetse n'abakurambere bacu uko bagiye batura. Ibi bintu birababaje cyane. Hari ibintu batubwiye, hari amagambo dusomye mu nama zigirwa itorero atubwira yuko ibitekerezo bihimbano, ibintu by'ibitekerezo, gukunda ibitekerezo, imigani y'imihimbano y'amanjwe, ngo ndetse n'ibitabo by'ibinyamakuru by'idini. Ibi bintu by'ibitekerezo abantu bari kugenda bazana, bakazana ibitekerezo by'ibigirwamana, bakazana ibitekerezo by'abatagatifu, bakazana ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ibi bintu byose ijambo ry'Imana ryerekana yuko bicogoza uburemere ukuri umuntu yari kumvana ukuri, bigatuma ukuri kw'ijambo ry'Imana guciririka kukajya mu mitekerereze ya kimuntu. Kandi ukuri kw'ijambo ry'Imana gukwiriye kumvirwa, kandi kukumvirwa ku rugero rushyitse. Ntabwo umuntu rero yakumva ukuri kw'ijambo ry'Imana mu gihe ari kubihuza n'ibitekerezo bye biciriritse kandi byanduye, byangiritse. Hari ikindi kintu kibabaje cyane, buriya mu gukoresha ukuri kw'ijambo ry'Imana cyangwa se kwigisha ubutumwa bwiza bigira amabwiriza bigena nk'uko turi buze kubisoma. Hari andi magambo berekanye ku ngingo yo kuwa gatanu mu cyigisho giheruka, icyigisho cya 13 kivuga ngo uburuhukiro buhebuje. Uburuhukiro buhebuje, hari amagambo n'ubundi bafashe. Ubutumwa bwiza ntabwo bukwiriye kwigishwa muri ubu buryo bugenda buvangavanga ibintu ku buryo umuntu adasobanukirwa neza mu mbaraga ikomeye iby'ijambo ry'Imana rivuga, ahubwo bikwiriye guhuzwa n'iby'umwuka bindi nk'uko turi buze kubisoma. Iby'umwuka bisobanuzwa iby'umwuka bindi. Kuri paji 140 ku ngingo yo kuwa gatanu ivuga ngo mwishimire mu mwami, batangiza igitekerezo nk'uko tumaze kubisoma yuko ibitekerezo, imigani y'ibihimbano ntabwo bikwiriye kuza mu butumwa bwiza. Ariko hano batangije igitekerezo kigendanye na Google. Nk'uko mubireba kuri ino foto, amagambo aravuga ngo imwe muri za porogaramu zikoreshwa cyane kuri za telefone zacu zigendanwa ni gahunda za Google. Benshi muri twe ntidushobora kwibuka ibyo twakoze mbere y'uko gahunda zishingiye kuri GPS zibaho kuri telefone zacu. Tubasha kugira ubwoba twerekeje ahantu tutigeze kugera mbere hose. Ariko hamwe na gahunda za Google kuri telefone yacu, dushobora kumenya aho tujya mu murwa uwo ari wo wose wo mu mahanga. Mbese iki cyizere, namwe mwumva ibi bintu, mbese iki cyizere cyaba imfashanyigisho y'uburuhukiro Imana ishaka kuduha muri iyi ngengabihe yayo ya gihanuzi? Buri muntu wese niyisubiza iki kibazo. Ikintu kibabaje cyane, ese Google niyo dukwiriye kwifashisha dusobanura iby'umwuka? Ese Google niyo dukwiriye kwifashisha dusobanura ngo icyizere ngo mbese iki cyizere dufitiye Google yuko ituyobora, ngo cyaba imfashanyigisho y'uburuhukiro Imana ishaka kuduha muri iyi ngengabihe yayo ya gihanuzi? Ese koko ibi bintu byari bikwiriye guhuzwa? Google ndetse n'iby'Imana bikwiriye guhurizwa hehe? Uko umuntu yabisobanura mu bitekerezo bye kose, ntabwo ibi bitekerezo bikwiriye kuza gusobanuzwa ijambo ry'Imana nk'uko twabisomye. Ibitekerezo cyangwa se imigani y'ibihimbano ntabwo ikwiriye kuzanwa ngo abe ari isobanurishwa ijambo ry'Imana, ahubwo iby'umwuka bisobanuzwa iby'umwuka bindi. None se nk'ubu ko ibi byigisho bigomba kugera ku muntu wese ndetse na rubanda rwa giseseka, umuntu utazi GPS, umuntu utazi Google azasobanukirwa neza n'uburuhukiro Imana ishaka kuduha muri iyi ngengabihe yayo ya gihanuzi nk'uko babibajije? Ni ibintu rero bidasobanutse kandi bikwiriye kurekwa rwose.
aba bantu bakwiriye kwitonda cyane, kuko mu gihe cyose umuntu avuga ukuri kw'ijambo ry'Imana akwiriye kwitonda, kuko bishobora kumuzanira kurimbuka cyangwa se bikamuhesha ubugingo mu gihe ari kugendana mu murongo w'ijambo ry'Imana ndetse n'icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ibi bintu rero birakomeye kandi biteye ubwoba, kubona ukuri kw'ijambo ry'Imana kuri kugenda kuvangirwa n'ibitekerezo bihimbano ndetse n'ibitekerezo by'amanjwe umuntu we yashatse kwishyirira mu gusobanura iby'umwuka. Dusoma isomo mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya kabiri umurongo wa 13, twumve ihame ryo kwigisha ubutumwa bwiza, twumve ihame ryo kuvuga iby'umwuka cyangwa se kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa bwiza. Ese ijambo ry'Imana rivugwa rite? Ntabwo ijambo ry'Imana rihuzwa n'ibitekerezo byacu cyangwa se ibitekerezo bihimbano cyangwa imigani y'ibihimbano cyangwa se inkuru izindi izo arizo zose zidafite ahantu zihuriye n'iby'umwuka. Amagambo ari mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya kabiri umurongo turahera ku wa 13, haravuga ngo ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Iri hame ni ryo ryagakwiriye kuba rikoreshwa muri ibi byigisho by'ishuri ryo ku isabato. Ntabwo bagakwiriye kutuzanira Google cyangwa se GPS ngo abe ariyo isobanura iyi ngengabihe ya gihanuzi cyangwa ngo uburuhukiro Imana ishaka kuduha muri iyi ngengabihe ya gihanuzi, ahubwo bagakwiriye gushaka iby'umwuka bigasobanura iby'umwuka bindi. Rero uku ni uguhuza ibidahura kandi ntabwo bikurikije iri hame. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntabwo tuvuga ibikomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha amagambo akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Iyi ngingo rero ikwiriye kumvikana cyane, kuko aha hantu abantu bari kurengera bagafata ukuri kw'ijambo ry'Imana bakakuvanga, kandi icyo nicyo kintu Satani muri iki gihe giheruka azakora cyane, akavangira ukuri abataremeye ukuri maze bakajyanwa n'ubushukanyi bwe. Hari andi magambo ari mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose tugenda dusobanukirwa neza. Ese ubutumwa bwiza bukwiriye kwigishwa bute? Bukwiriye kuvugwa bute? Ijambo ry'Imana ritweretse yuko iby'umwuka bikwiriye gusobanuzwa iby'umwuka bindi, ariko mu wifuzwa ibihe byose naho hari amagambo ku cyigisho kivuga ngo mugende mwigishe amahanga yose, igice cya 89 kuri paje ya 649 muri iki gitabo gishya cy'uwifuzwa ibihe byose cy'umukara. Hari ku isubi ya 4 kuri paje ya 649 isubi turasoma iya 3 ndetse n'iya 4, twumva ukuntu ubutumwa bwiza bukwiriye kwigishwa. Hari amagambo avuga ngo ubwo yahaga abigishwa b'inshingano, Kristo ntiyabagaragarije umurimo wabo gusa, ahubwo yanabahaye ubutumwa. Yarababwiye ati mwigisha abantu kwitondera ibyo nabategetse byose. Abigishwa bagombaga kwigisha ibyo Kristo yari yarabigishije, si ibyo yari yarivugiye ubwe gusa, ahubwo n'ibyo yanyujije mu bahanuzi n'abigisha bo mu isezerano rya kera. Amagambo akurikiraho akomeye cyane ngo inyigisho z'abantu zikwiriye gushyirwa iruhande. Imigenzo, ibitekerezo, imyanzuro by'abantu ndetse n'amategeko y'itorero, ibyo byose nta mwanya bifite. Nta mategeko ashyizweho n'ubuyobozi bw'itorero aboneka muri iyo nshingano, mu nshingano yo kuvuga ubutumwa. Ngo muri ibi byose ntacyo abagaragu ba Kristo bagomba kwigisha, ari ibi bitekerezo abantu bihimbiye nk'ibi ngibi byose tugenda tubona, ibitekerezo twigeze dusoma by'ibigirwamana, ari imigenzo, ari imyanzuro y'abantu ku giti cyabo, ndetse ngo n'amategeko y'itorero ntabwo akwiriye kuza kwigishwa mu gihe abantu bari kwigishwa ubutumwa bwiza. Uko niko ijambo ry'Imana ritubwiye, niko muri iki gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi cy'uwifuzwa byose batubwiye. Ntabwo ari igitekerezo cy'umuntu uwo ari we wese ubivuze, ahubwo inyigisho z'abantu zikwiye gushyirwa iruhande. Imigenzo, ibitekerezo ndetse n'imyanzuro y'abantu ngo ndetse n'amategeko y'itorero, ibyo byose nta mwanya bifite. Ngo nta mategeko ashyizweho n'ubuyobozi bw'itorero aboneka muri iyo nshingano. Ngo muri ibi byose ntacyo abagaragu ba Kristo bagomba kwigisha.
ngo amategeko n'ibyahanuwe hamwe no kubwira abantu amagambo ye n'ibikorwa bye nibwo butunzi bwahawe abigishwa ngo babushyire abatuye isi. Izina rya Kristo ni ryo banga ryabo, ikimenyetso kibatandukanya n'abandi, umurungu ubahuza n'isoko yo gutsinda kwabo. Nta kintu na kimwe kidafite ikimenyetso cye gikwiriye kugaragara mu bwami bwe. Amen. Ijambo ry'Imana rirasobanutse cyane, riba ryaraduhaye umurongo tugomba kugenderamo. Mu gihe ubutumwa bwiza bwigishwa rero, ntabwo hakwiriye kuzamo ibitekerezo by'abantu ku giti cyabo. Inyigisho z'abantu nka za The Confession twagiye tubona ntabwo bikwiriye kuza, ahubwo ngo amategeko n'ibyahanuwe ndetse n'imibereho ya Kristo ndetse n'ibyo Kristo yagendaga akora n'ibitangaza bye n'ibintu bigendanye n'umurimo we, nibyo abigishwa bagombaga kwigisha. Ntabwo bagombaga kwigisha ibitekerezo byabo, ntabwo bagombaga gufata ubutumwa bwiza ngo babuhuze n'ibitekerezo bidahwitse ndetse bidashyitse, bidafite n'uburemere ku buryo biri bugere mu ntekerezo z'abantu bifite uburemere nk'ubw'ijambo ry'Imana rigira. Ahubwo bagombaga kwigisha amategeko n'ibyahanuwe, bakigisha ibikorwa bya Kristo ndetse n'ubutunzi bwahawe abantu bw'ijambo ry'Imana, bakigisha icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ntago bakwiriye kuzana ibitekerezo. Rero tubona neza yuko umurongo w'ijambo ry'Imana ritubwiye iby'umwuka bisobanuzwa iby'umwuka bindi. Ntago twajya gusobanura uburuhukiro Imana itanga muri iyi ngengabihe ya gihanuzi ngo tuyisobanuze Google cyangwa se imikorere ya Google na GPS. Hari ikindi kintu gikomeye cyane mu gutangira iki cyigisho, ibi byigisho mu kubitangira ku ngingo ya mbere yabanje, ku cyigisho cya mbere cyabanje ku ipaje ya 8, naho hari ibintu byakoreshejwe bidakwiriye rwose mu butumwa bwiza. Ingingo y'ubutumwa bwiza ikwiriye kubahwa cyane. Ntago ibi bintu bikwiriye. Ni ku cyigisho cya mbere kigitangira cyitwa ngo kuba mu muryango mugari ukora amasaha 24 iminsi 7. Ijambo ry'Imana biragaragara yuko ryagiye ripfobya cyane rigahabwa uburemere bukeya ku buryo abantu babihuje n'ibitekerezo bisanzwe by'abantu, byo mu bitekerezo by'abantu, aho batangiye amagambo bavuga ngo TikTok, ngo urushinge rw'isaha rwabaraga rudahwema nta mpuhwe rufite, ngo hari hasigaye amasaha 2 gusa kugira ngo isabato itangire. Ngo Mariya yasuhuje umutima ubwo yarebaga uburyo inzu yabo ntoya yari imeze, ngo ibikinisho by'abana byari byandagaye mu cyumba cy'uruganiriro, mu gikoni bo ibyabo byari biteye ubwoba, ari umwanda gusa. Sara umwana wabo muto yari ari mu buriri ahinda umuriro, kandi bukeye bwaho ku isabato mu gitondo Mariya yari yemeye ko ari we uzakora umurimo wo guha ikaze abinjira mu rusengero rwabo baje gusenga. Bivuze ko yagombaga kugenda iminota 30 mbere y'igihe gisanzwe bavira mu rugo. Yifuje mu mutima we ati, icyama ejo umutima wanjye ukazaba utuje. Ntabwo rwose kugerageza kumvisha abantu ijambo ry'Imana ku rugero rwose rwo hasi ntabwo ari bibi, ariko bikoreshwe ari uko hifashishijwe n'ubundi ibitekerezo bituruka mu by'umwuka mu ijambo ry'Imana. Ntabwo dukwiriye gufata ibitekerezo biri aho ngaho bidafite ahantu bihuriye n'iby'umwuka ngo tubizane tubisobanuze ukuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko twabibonye. Inyigisho z'abantu, ibitekerezo bihimbano ndetse n'imigani mihimbano, ibyo bintu ntabwo bikwiriye gukoreshwa mu kwigisha ubutumwa bwiza. Hari amagambo dukomeza gusoma cyane ari mu bifuzwe byose kuri ya paje nanone ya 649 ku isubi ya 4 noneho tugiye gusoma. Haravuga ngo ubutumwa bwiza ntibukwiye gutangwa nk'inyigisho idafitiye akamaro ubugingo, ahubwo bukwiye kuvuganwa imbaraga nzima ihindura ubugingo. Amen. Ubutumwa bwiza ntibukwiye gutangwa nk'inyigisho idafitiye akamaro ubugingo, ahubwo bukwiye kuvuganwa imbaraga nzima ihindura ubugingo. Uku niko ijambo ry'Imana ritubwira. Dukwiye kwerereza ijambo rivuga ngo uku niko Uwiteka avuga,
ntabwo dukwiriye kwerereza ibitekerezo byacu dufite ngo abe ari byo dufata tujye kubisobanuza icyo ukuri kw'ijambo ry'Imana kuvuga. Ngaho rero dore ingingo itangira itubwira ngo TikTok ni ibintu bitangaje abantu umuntu yagiye anabona akibaza uburyo bihura n'ubutumwa bwiza. Ni ibintu bibabaje cyane. Ukuri kw'ijambo ry'Imana kwaravongerewe ndetse kuri kugenda kugabanyiriza uburemere mu buryo butumvikana, kandi ukuri kw'ijambo ry'Imana ntabwo kukwiriye kuvogerwa muri ubu buryo. Ibi bintu ntabwo bikwiriye rwose. Hari amagambo asobanura ibi bintu tugenda tubona mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato ari mu gitabo cyo kwitegura akaga gaheruka ku gice cya 4 cyitwa ishungura. Ishungura batubwira ndetse n'uyu munsi turimo rizanakomeza, batubwira yuko ari ingingo enye zizatuma abantu bashungurwa bakavanwa mu mubare w'ababarwaga nk'ubwoko bw'Imana. Ingingo ya mbere iravuga ngo uburangare no kudamarara. Abantu benshi barangaye ndetse badamaraye muri iki gihe bagiye gushungurwa. Ingingo ya kabiri ikatubwira akarengane gatewe n'ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko ry'icyumweru. Iri shungura ryo rizaza ku munota wa nyuma, ariko hari n'irindi shungura batubwira ryitwa kwanga ubutumwa bwa Kristo kw'abagize itorero ry'i Laodikiya, ubutumwa bwo kwihana no kwivugurura ngo abantu bakanguke rwose. Ariko hari ingingo ya 4 nifuza yuko tunibandaho cyane, ari nayo ihuye n'ibi bintu turi kugenda tubona mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato. Ingingo ivuga ngo ubumenyi butimbitse ku kuri kw'Imana bukingura inzira y'ubushukanyi binyuze mu nyigisho z'ibinyoma. Ubumenyi butimbitse ku kuri kw'Imana bukingura inzira y'ubushukanyi binyuze mu nyigisho z'ibinyoma. Hari amagambo batubwira kuri iyo ngingo. Titire yayo iravuga ngo ku ipaje ya 63 muri iki gitabo cyo kwitegura akaga gaheruka, titire yayo iravuga ngo benshi bazayobywa n'inyigisho z'ibinyoma kubera ubumenyi buke bw'inyigisho z'ukuri. Dutegera amatwi aya magambo rwose arakomeye ndetse birahura neza n'uku kuntu ibintu turi kugenda tubibona, tukabona inyigisho z'ibinyoma, tukabona ibitekerezo bihimbano, tukabona ukuri kw'ijambo ry'Imana kwavangavanzwe. Ibi bintu byari byaranditswe n'umuhanuzi Ellen G. White mwishurwa Imana yagiye imuhereza kuri ino ngingo ivuga ngo benshi bazayobywa n'inyigisho z'ibinyoma kubera ubumenyi butimbitse ku kuri, maze nabo bibe umugabane umwe mwishungura. Hari amagambo atubwira ngo ku ipaji ya 63 mu gitabo cyo kwitegura akaga gaheruka, amagambo aravuga ngo nzaba mpafite abakozi banjye, niko Satani avuga, abagabo bamamaza inyigisho z'ibinyoma zivanze n'ukuri guke. Ingingo ikomeye cyane. Abagabo bamamaza inyigisho z'ibinyoma zivanze n'ukuri guke, ngo ku buryo bushobora guhenda abantu. Nzohereza kandi abatizera bazatera ugushidikanya ku byerekeye ubutumwa bw'imbuzi buva ku Mana iburira itorero ryayo. Abantu baramutse basomye iyi miburo maze bakayizera, twazagira ibyiringiro bike byo gutsinda. Ko niko Satani aba ari kuvuga ngo ariko ntidushobora gukura ibitekerezo byabo kuri ubu butumwa, bazahama munsi y'ubutware bwacu batabizi no munsi y'ubushukanyi bwacu, kandi amaherezo tuzabinjiza mu mirongo yacu. Uko niko Satani yigamba. Barakomeza bakatubwira ngo igihe kiregereje ubwo hagiye kubaho umubabaro no kujijwa gukomeye. Satani yambaye nka marayika azagera hayobya n'intore niba bishoboka. Hazaba imana nyinshi n'abatware benshi, imiyaga myinshi y'inyigisho izahuha. Mu gihe cy'igeragezwa n'icyishungurwa, Imana ifite abagaragu bazagaragarira imbere y'amaso yose ko bayiringiye. Arakomeza akatubwira amagambo ari muri ino ngingo, aratubwira ngo umwuka w'Imana yasobanuye buri rupapuro rw'ibyanditswe byera, ariko kubera kutabyumva neza bihagije, bamwe babona ntacyo bivuze. Ubwo ishungura rizasohora, inyigisho z'ibinyoma zigahabwa icyanzu, abo basomyi b'abanyamuhango badafite aho bashakirwa bazamera nk'umusenyi utemba. Ikintu gikomeye cyane kandi kiri kubaho muri iki gihe. Abantu basoma ibintu, abasomyi b'abanyamuhango badafite ahantu bashakirwa, badashimikiriye mu kuri kw'ijambo ry'Imana, bazatembanwa nk'umusenyi.
niko batubwiye muri iki gitabo cyo kwitegura akaga gaheruka. Batangiye batubwira yuko Satani ngo azaba hafite abagabo bigisha inyigisho z'ukuri guke kuvanze n'ibinyoma. Bagakomeza batubwira ngo Satani azakoresha ubushukanyi bukomeye kugeza ubwo azayobya n'intore niba bishoboka. Bagakomeza bongera batubwira ngo abantu b'abasomyi b'abanyamuhango badafite aho bashakirwa ndetse badashikamye mu kuri kw'ijambo ry'Imana bazatwarwa n'izi nyigisho z'ibinyoma ndetse ngo bazamera nk'umusenyi utemba. Iri ni ishungura. Amagambo ari hepfo nayo aratubwira ngo ibitekerezo byerekeye guhakana Imana no guhakana kubaho kw'ibyaremwe byujuje isi ubuhakanyi, bihumekwa na marayika waciwe. Uyu yiga Bibiliya, azi ibyo abantu bakeneye kandi ashaka kubarangaza kugira ngo batamenya ukuri gukomeye kwagenewe kubategura mu bihe bikomeye bigiye kuba ku isi. Ngo ibyabaye mu bihe byashize bizongera. Kuvana abantu mu byizerwa kwa Satani kuzafata amasura mashya. Ikinyoma kizerekanwa ku buryo buboneye kandi bukurura. Inyigisho z'ibinyoma zivanze n'ukuri guke zizashyirwa imbere y'ubwoko bw'Imana. Mbega amagambo ateye ubwoba! Iki kintu kirakomeye cyane. Inyigisho z'ibinyoma zivanze n'ukuri guke nta handi zizashyirwa ni imbere y'ubwoko bw'Imana. Ndetse n'ishungura nta handi rigomba kuba, riri kuba mu bwoko bw'Imana. Ibi bintu birakomeye. Ngibi rero, ngibi ibyigisho birimo inyigisho z'ukuri guke kuvanze n'ibinyoma nibyo ubuhanuzi buri gusohora nk'uko bwari bwaranditswe na Ellen G. White muri iki gitabo cyo kwitegura akaga gaheruka kuri ino ngingo itubwira kuri iki cyigisho cya kane kivuga iby'ishungura, aho batubwiye neza yuko Satani azaba hafite abagabo bigisha inyigisho z'ukuri guke kuvanze n'ibinyoma ndetse ngo kuzabasha kuyobya n'intore niba bishoboka, maze ngo abantu bazagira ibyago ni abasomyi b'abanyamuhango badashikamye ku kuri badakomeye ngo bazamera nk'umusenyi utemba. Kandi ikindi kintu gikomeye batweretse ni twebwe ni Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, nta handi hantu izi nyigisho z'ukuri guke kuvanze n'ibinyoma zizashyirwa, kuko bavuze neza yuko zizashyirwa imbere y'ubwoko bw'Imana, kandi nta handi ishungura riri kuba ni mu bwoko bw'Imana, abasigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira guhamya kwa Yesu. Ngibi ibintu biri gusohora muri iki gihe, nibyo turi kubona muri ibi byigisho by'ishuri cy'isabato bari kutuzaniramo inyigisho z'imyuka y'abadayimoni. Tugiye kureba ino ngingo ikomeye cyane yitwa ruhukira mu mahoro. Ingingo nafata nk'aho ari kirimbuzi kubera yuko abantu badakomeye b'abanyamuhango bashobora gushukwa n'izi nyigisho ziyirimo z'uko umuntu yapfuye ajya mu ijuru cyangwa se ngo aruhukiye mu mahoro. Tugiye kubirebaho nk'uko mubireba kuri iyi foto. Icyigisho ni icya 13 ku ipaje y'139 ku ngingo yo kwa kane yo kuri 22 Nzeri, ingingo yitwa ruhukira mu mahoro. Ruhukira mu mahoro. Iyi ngingo byibuza n'umutwe wayo uteye ubwoba cyane cyane yuko iri jambo mu ntekerezo z'umudivantiste uhagaze ku kuri kw'ijambo ry'Imana ahita yumva yuko ari ibintu bihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko n'ubundi nta nubwo tugendera kuri titire yonyine babihaye, ahubwo n'amagambo birimo ahamya neza yuko ari ukwigisha inyigisho z'imyuka y'abadayimoni, aho abantu babwirwa ngo abantu bagiye mu ijuru cyangwa ngo baruhukiye mu mahoro. Ibi bintu byose tugiye kubigenzuza ijambo ry'Imana, turebe uburyo ari ibinyoma bya Satani ashaka guhereza abantu muri iki gihe giheruka. Ese ubundi kuruhukira mu mahoro ni ibiki? Ni ijambo rikunze gukoresha cyane ku bantu iyo umuntu apfuye bakavuga bati yaruhukiye hehe? Yaruhukiye mu mahoro. Ese ayo mahoro ubundi ahantu aruhukira ni hehe? Ushobora kubaza umuntu ngo aho hantu yaruhukiye ni hehe, nta kintu yabasha kugusobanurira. Tugiye kureba ese iyo umuntu apfuye bigenda bite? Ese koko aruhukira mu mahoro? Batangije amagambo nk'uko mubibona, n'icyigisho cy'icyongereza nacyo gifite titire ivuga ngo rest in peace. Nk'uko mubibona kuri iyo foto, ni amagambo amwe agiye asurinye nk'uko mubireba hariya ngo rest in peace, ahandi ngo ni ruhukira mu mahoro. Hari amagambo rero, reka dusome iby'iyi ngingo
turebe impamvu njye nayise kirimbuzi, kuko ishobora kuyobya abantu. Irimo inyigisho z'ibinyoma zikomeye cyane, kandi igihe cyose tubonye ibinyoma mu byo abantu bashobora kwiga, dukwiriye kubibabwira maze ntibatwarwe n'ubwo bushukanyi bwa Satani. Niwo murimo w'abarinzi, kandi abarinzi bakiranuka. Hari amagambo avuga ngo hashize ibinyejana byinshi abakristo bategereje kugaruka kwa Kristo. Mu by'ukuri niyo ndunduro y'ibyiringiro byacu byose, ngo kandi si ibyacu gusa, ahubwo n'abakiranukiye Imana bose mu mateka yose. Ngo soma mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 13 kugeza ku wa 16. Aha ni amagambo, ni isomo ritubwira ibyo abantu batarahabwa ibyasezeranijwe. Niryo ryifashishijwe hano nk'uko tubibona mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 13 kugeza ku wa 16. Hari amagambo avuga ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiruraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Babaza ikibazo kivuga ngo isezerano rikomeye ririmo ni irihe, atari ku bantu ba kera gusa, ahubwo ryacu natwe. Dukomeze. Hari amagambo avuga ngo, amagambo agiye avanzemo n'ibinyoma nk'uko mubibona bisurinye hano kuri ino foto, ngo mu buryo bwinshi imirongo ntacyo yabivuze iyaba imvugo rusange kandi yamamaye ijyanye n'urupfu yari ukuri. Ngo iri somo rivuga iki kuri aba bantu batarahabwa ibyasezeranijwe? Igisubizo: barapfuye. Tuvuge ko ubu bari mu ijuru hamwe na Yesu bishimira igihembo cyabo gikomeye. Icyo nicyo gisubizo, kuko urabona yuko bashyizeho akabazo. Ngo iri somo rivuga iki kuri aba bantu batarahabwa ibyasezeranijwe? Akabazo. Igisubizo: barapfuye. Tuvuge ko ubu bari mu ijuru hamwe na Yesu bishimira igihembo cyabo gikomeye. Akadomo. Ndetse banaduhaye n'urugero, ngo igihe urugero Billy Graham yapfuye, kenshi twumvise uburyo ubu aba mu ijuru hamwe na Yesu. Ngaho namwe nimwiyumvire uburyo abantu bari guhamya yuko abantu bapfuye batarahabwa ibyasezeranijwe bari mu ijuru, ndetse ngo bagatanga urugero rwa Billy Graham. Uyu Billy Graham abantu bamuzi ni mbarwa, ariko tugiye kureba ibye nawe. Inyigisho afite ni inyigisho zo kwizera imyuka y'abapfuye. Uyu yari umupasitori w'umu-evangeliste w'umunyamerika nk'uko mubibona kuri ino foto. Akaba yaravutse ku itariki 7 z'ukwa 11 1918, akavukira ahantu hitwa Charlotte muri North Carolina mu gihugu cya Amerika muri USA, ndetse akaba yarapfuye ku itariki 21 z'ukwa 2 2018, agapfira ahantu bitwa Montreat nanone muri North Carolina. Bavuga yuko ari umunyamerika w'umwevangeliste wari ukomeye cyane, akaba yarigishaga izi nyigisho z'imyuka y'abadayimoni nk'uko tugiye kubireba muri video ye. Igihe yigishaga, titire y'ayo magambo yitwa Life After Death. Wabisacinga kuri iyi linki ya YouTube kuri ino channel yitwa Billy Graham Evangelistic Association Channel. Ushobora kujya kuri ino channel ukandikamo amagambo avuga ngo Life After Death by Billy Graham, bahita babikwereka, bakakwereka ino video. Reka dutegere amatwi amagambo ari muri ino video kugira ngo tubashe kumenya uyu muntu Billy Graham batuzaniye. Hari ikibazo cyagiye kiboneka cyane yuko bashobora kuba baragiye bazana ibintu byinshi abantu bamwe badashobora no kuba bazi, nko kuri ino ngingo yo kuwa 4 nk'uyu Billy Graham ntawe tuzi, ndetse no kuri ino ngingo yo kuwa 5 yikurikira basobanuramo Google na GPS. Nyamara kandi ibyo ntago ari ibintu bipfa kumenywa n'umuntu wese. Ntago rero byagakwiriye kuba biri no gukoreshwa, nubwo iki kintu gikomeye cyane uyu Billy Graham berekanye we harimo n'ikintu kivuga iby'inyigisho z'imyuka y'abadayimoni. Reka turebe ano magambo ye ukuntu yavugaga. Ubu ikibazo gikomeye ni iki?
ese witeguye guhura n'Imana? Kuko Bibiliya isobanura yuko umuntu agomba gupfa, nyuma yo gupfa hakaza urubanza. Hari ikindi kintu nyuma yo gupfa. Tugendeye kuri iki gitabo, hari ubundi buzima. Isezerano rya kera rirabyigisha, isezerano rishya rirabyigisha, Yesu yarabivuze, intumwa zarabivuze. Niba umuntu apfuye azongera abeho. Icyo nicyo kibazo Yehova abaza. Icyo nicyo kibazo mbaza iri joro. Nuko igisubizo kiva muri Bibiliya kikaza kivuga ngo yego, yego. Hari ubundi buzima nyuma y'urupfu. Bibiliya yigisha ko njye nawe dufite umubiri, ariko ikikubamo imbere mu mubiri nicyo wowe nyakuri, umuntu wawe nyakuri. Kandi icyo nicyo gice cyawe kibaho iteka. Kandi icyo nicyo gice cyawe kibaho iteka. Umubiri wawe ugiye kujya mu gituro, ariko wowe nyakuri, ubwenge bwawe, ibyo wibuka, imiterere yawe biragenda bikabaho iteka n'iteka. Ngendeye kuri Bibiliya ntuzigera upfa, kandi ugiye kumara imyaka amamiliyoni n'amabiliyoni mu hantu hamwe hagati y'ahantu habiri. Ngendeye kuri Yesu, ntagendeye kuri Billy Graham, ahubwo ngendeye kuri Yesu. Nk'uko tubibonye muri iyi video y'uyu mugabo Billy Graham, yakunze kugenda avugamo amagambo avuga ngo hari ubundi buzima, yasobanuyemo kudapfa kwa roho, asobanura uburyo ngo roho ngo igenda ikaba ahantu ngo imyaka mu miliyoni n'amabiliyoni, ngo ahantu hatazwi, niko nta kintu yigeze ahasobanura aho hantu. Ndetse ijambo rikomeye cyane anavuzemo ngo agendeye kuri Bibiliya ntago abantu yari ari kubwira ngo ntago bazapfa, mwabyiboneye muri ino video. Ariko hari ikintu kimwe gikomeye dukwiriye kubanza kwitaho, yenda ku magambo yahereyeho avuga ngo hari ubundi buzima. Ese hari ubundi buzima ku bantu bameze bate? Abantu benshi bajya bishuka bakibwira yuko hari ubundi buzima baranze kureka icyaha bagakomeza kuba mu mibereho y'icyaha. Nyamara nta bundi buzima abo bantu bategereje, ahubwo bategereje kurimbuka by'iteka. Abantu bategereje ubundi buzima ni abantu bazaba mu buzima nyuma y'umuzuko, abera b'Imana, ndetse bemeye gutsinda icyaha no kwanga icyaha muri iyi si, bakabasha kubaho imibereho Imana ishima, bakabasha kwakira Kristo mu bugingo bwabo, ndetse akaba ari nabo bagomba kuba bafite ibi byiringiro byo kuvuga ngo hari ubundi buzima. Ntabwo ubundi buzima buhari kuri buri muntu wese. N'umuntu ukunda icyaha, wanze kureka icyaha, nta bundi buzima ategereje, ahubwo ategereje kurimbuka by'iteka. Abantu rero bajya bishuka kuri ino ngingo bakavuga ngo hari ubundi buzima. Ubundi buzima buhari ku bantu bonyine bemeye gutsinda icyaha n'ikibi, bakemera no kurwanya Satani mu bugingo bwabo, kugira ngo bazahabwe ubuzima bw'ikiza gusa butarimo ikibi. Aba bantu bonyine nibo abera b'Imana bazabana n'Imana igihe kinini by'iteka ryose. Ntago ari abantu bose bazagira ubundi buzima. Iyi ngingo ndumva yumvikanye. Hari n'ikindi kintu avuzeho cy'ukuntu umubiri, iyo umuntu apfuye ngo umubiri ngo ujya mu gituro, ngo ariko ngo roho cyangwa se ngo ibitekerezo, ngo ubwenge, ngo imiterere y'umuntu ngo bikagenda bikamara ahantu ngo imyaka amamiliyoni n'amabiliyoni, ngo hagati y'ahantu habiri. Ibyo bintu ntabwo yigeze abisobanura. Nyamara iyi ni inyigisho yo kudapfa kwa roho. Iyo umuntu apfuye, umwuka w'ubugingo Imana yamuhaye umuvamo. Tugiye kubirebera hamwe. Iyi nyigisho ni nk'iya purigatwari y'ubugaturika, y'ubupapa, ivuga uburyo umuntu yapfuye ngo ajya kubabazwa by'iteka ryose, ahandi bakavuga ngo iyo umuntu apfuye ngo ajya mu ijuru. Kandi noneho tubonye yuko muri iki cyigisho batubwiye ngo iyo umuntu apfuye, abo bantu batarahabwa ibyasezeranijwe ngo bashobora kuba bari mu ijuru, ngo bari kwishimira hamwe na Yesu. Bakaba baduhaye n'urugero rwa Billy Graham. Ariko ibi zose ni inyigisho z'imyuka y'abadayimoni. Ntabwo ibi bintu ari ukuri. Tugiye kubisuzumisha ijambo ry'Imana. Hari amagambo n'ubundi yandi akomeza avuga bimwe n'aya, nayo reka tuyasome mbere yuko tubirebera hamwe uburyo ibi bintu ari ibinyoma rwose. Hari amagambo avuga ngo, ukomeje kuri no paji y'139 muri ibi byigisho, amagambo akomeza aravuga ngo muri iyi myumvire harimo ininura nanone, kubera ko akenshi iyo umuntu apfuye twumva ngo aruhukire mu mahoro. Ariko se ni iki kivugwa hano? Ikibazo,
koko se abantu nk'abo baruhukiye mu mahoro cyangwa bari mu ijuru bakora icyo ari cyo cyose bagomba gukora? Urugero nko kwitegereza ibibera hano hasi byose. Abantu benshi rero iyo babwiye yuko ibi bintu ari ibinyoma batangira kurwanira imigenzo bamenyereye yo kwiga ibyigisho nubwo byaba birimo ibinyoma, bagatangira kurwanira ibyo bintu. Nyamara dukwiriye kureba ikintu nimba ari ukuri tukacyemera, nimba ari ibinyoma tukabyanga ndetse tukabirwanya kuko ari ibinyoma bya Satani. Ahangaha uburyo ano magambo yagiye yandikwamo ni amagambo agomba gutera urujijo ku muntu uwo ari we wese. Bagiye bandika bagashyiraho utubazo, ahandi bavuga ibintu bipfuye bagashyiraho utudomo, abantu rero bagasigarana urujijo ku buryo ushobora kubwira umuntu akaza aya magambo. Hari abantu benshi bashaka kuyasobanura babayahuza n'ukuri, ngo bari berekanye yuko ngo ari abantu batarahabwa ibyasezeranijwe, ngo bari berekanye yuko abo bantu banditse ibi byigisho bagakwiye kuba babizi neza yuko bizatera urujijo mu ntekerezo z'abantu, bakarukuramo ndetse bakabyandika mu buryo bwiza, kuko ibi byigisho ntabwo bigera ku muntu mu buryo bwirukanse gutyo gusa ku buryo haba harimo amakosa menshi, ahubwo uyu ni umutego wa Satani. Aba bantu babyanditse babyitondeye neza kandi bazi n'icyo bari gukora icyo ari cyo, yuko bari kugaburira abantu inyigisho y'imyuka y'abadayimoni. Abantu rero nibataba amaso, nk'uko ubuhanuzi twabibonye yuko buvuga yuko imbere y'ubwoko bw'Imana hazashyirwa ukuri kuvanze n'ibinyoma, abantu nibataba amaso bazagwa muri ibi bishuko. Ni nayo mpamvu kuri iki gihe hari abantu benshi ino ngingo bayigusobanura rwose bakayihuza n'ukuri, bagashaka kuyihuza n'ukuri. Wababaza ibi bintu by'abantu bapfuye bari kujya mu ijuru bakazana izi ngingo ngo ntibarahabwa ibyasezeranijwe, ariko ukibaza uburyo nubwo baba batarahabwa ibyasezeranijwe ahantu bahurira no kuba mu ijuru hamwe na Yesu. Ni ibintu bidasobanutse. Ntabwo wafata ikinyoma ngo ukivange n'ukuri ngo bibyare ukuri, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ibi ni ibinyoma, iyi ni inyigisho y'imyuka y'abadayimoni. Ahubwo abantu bose bagize uruhare mu gutuma ibi bintu bigera ku bantu bimeze bitya. Ese ibi bintu bazabyaturira hehe? Ibi bintu ni ibinyoma bishobora kugwisha abana mu by'umwuka, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira yuko ugusha umwana mu by'umwuka akwiriye guhambirwa urusyo mu ijosi akajugunywa mu nyanja. Aba bantu rero bakoze ibi bintu bakwiriye kujya imbere y'Imana bakihana cyane, kuko iki ni ikinyoma cya Satani ndetse ashaka gushoramo abantu. Abantu benshi bagiye babwirwa ngo bazizera inyigisho z'imyuka y'abadayimoni, banabyigishwa banahabwa n'imiburo yo kubyitondera bakagira ngo ni ikindi. Ngibi ibintu bituri imbere, ndetse hari abantu benshi bizatuma basigara rwose bikoreshereza ririya jambo ngo ruhukira mu mahoro, bakumva ni ibintu bisanzwe, bakavuga yuko umuntu ashobora no kuba yagiye mu ijuru bitewe n'imyumvire bafite ndetse no gushikama ku ijambo ry'Imana bafite. Ngibi ibinyoma bya Satani bigiye kurimbura abantu benshi. Reka turebere hamwe